Ese ashimwe dufite umunezero mwinshi cyane kubw'igikorwa dutangiranye 2018. Tumaze umwaka dukora ivugabutumwa kuri internet mu buryo buteguye neza, initiative twise Ndayize Impact. Uyu munsi rero dufite umunezero wo kubagezaho website ni nimpact.lw. ni website ushobora gusangaho products zose z'ijambo ry'Imana tuba twateguye. Dufite product yitwa Impact Show, ni video z'ijambo ry'Imana ngufi tuba twateguye. Hari igihe ushobora kuba wacikanwa kuri Facebook ntuyibone cyangwa se ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko noneho twategereje gushyira website kugira ngo igihe cyose ubone uyu mwanya ube wajyayo urebe izo video zose tuba twateguye ku ijambo ry'Imana ku nsanganyamatsiko kuri topics zitandukanye. Hari noneho na product yitwa Daily Prayer, ni amasengesho ya buri munsi dusenga dufatanya na bene data ku byifuzo bitandukanye baba bafite mu buzima bwabo. Rero ushobora kuba wenda utagize umwanya kuba kuri Facebook ngo usengane natwe, ushobora kujya ukabona amasengesho yose twagiye dukora ugafatanya natwe mu gusenga. Hari noneho Impact Wisdom. Impact Wisdom ni ijambo ry'Imana ariko mu buryo bwanditse nka article tuba twafashe noneho tukaryirambura, naho ushobora kugenda ugasoma. Hari abantu byorohera kureba, hari abantu byorohera kumva, ariko n'abantu byorohera gusoma. Bose twagiye tubatekerezaho. Ushobora kujya kuri Impact Wisdom rero icon ukareba ijambo ry'Imana, tuba amatopics n'atandukanye ariko mu buryo bwa article cyangwa bw'inyandiko. Hakaba noneho na inspirations. Inspiration ni za excerpt cyangwa se uduparti dutoya tuba twakoye mu bitabo bitandukanye dusoma, noneho tukabikora mu buryo bwiza bw'amafoto ku buryo ushobora kureba inspiration. Cyo dukeneye no kugira ngo inzara n'inyota byo gusoma ijambo ry'Imana, inzara n'inyota byo gusoma ibitabo bifite umumaro, inzara n'inyota yo gusenga byiyongere mu mitima y'abantu b'Imana. Rero iyo website izakuramo iyo nzara. Ndabizi neza n'umva ijambo ry'Imana tuyivuga iminota mikeya bizatuma urikunda. Ndabizi nusoma inspiration kaba ari akantu kagufi, ariko bizagutera inzara yo gusoma n'icyo gitabo cyose. Nureba isengesho bizagutera inzara n'inyota byo gusenga. Iyo website rero ndasaba kugira ngo ugisura kenshi uzahakura ibyiringiro, ugisura kenshi uzahakura ubwenge, ugisura kenshi ubuzima bwawe buzahinduka. Kandi twashyizeho na prayer request icon. Ushobora no kuba ufite icyifuzo cy'umwihariko, icyifuzo cyageza bari ibanga ryacu, ushobora kutwandikiraho nyine kuri iyo form ya prayer request, ukuzuza icyifuzo cyawe ugakanda submit, tuzakibona hanyuma tugusengere kandi ko hari Imana izakora ku buzima bwawe. Hariho na social icon, social media icon, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter dukoresha, aho ushobora noneho kuyigeraho direct unyuze kuri website. Rero tuzishimira cyane feedback zanyu, aho icyo mubona twakongeramo nibwo tugitangira, ariko tuzi neza ko ino website izababera iy'umugisha. Muhawe ikaze rero kuri nimpact.lw. Ushobora kuyibwira inshuti zawe, nzi neza yuko bazagushimira ko wabarangiye urubuga ruzafasha mu rugendo rwabo rw'umwuka ndetse no mu kwaguka muri domaine zose z'ubuzima. Imana ibahe umugisha. Amen.